Izi ni inkuru ziteye ubwoba cyane zavuzwe n'abagabo bakundaga kurinda ibitaro ku isi hirya no hino mu myaka yashize. Hari umugabo bita Manase yavuze yuko yakundaga kurinda ibitaro byinshi bikomeye cyane, kandi yavuze yuko yakundaga kurinda nijoro kubera yuko ijoro ngo yarikundaga cyane mu myaka yose yakomeje kurinda. Yavuze yuko yakundaga kurinda ijoro bitewe n'uko yarinze imyaka 10 yose akunda ijoro. Uyu mugabo ngo yarindaga ibitaro kandi agakunda guhora yicariye hanze kubera yuko ngo mu nzu mwe imbere hakundaga kuvuga amajwi menshi cyane, amajwi y'imashini z'abarwayi cyangwa se abarwayi baganya. Ariko ngo hari ijoro rimwe ryamuhebeje rimutera ubwoba cyane. Umunsi umwe ngo hari nka saa 8, imvura yaguye cyane bikameye. Icyo gihe ngo hari igihu gikabije cyane kandi biteye ubwoba ku buryo ngo utabasha kureba umuntu ukuri imbere, ukaba wakumva ijwi ariko ntubone umuntu uri imbere. Mu mwanya mutoya uwo mugabo arahaguruka ngo ajya kureba ko inzugi zaba zifunze cyane. Arangije arakomeza aragenda, aratambuka n'itoroshi arimo arareba ko inzugi zaba zikinze, dore ko hari igihunga atabashaga no kuzireba neza. Ageze impande y'icyumba kirimo moruge cyangwa se aho babika imirambo cyangwa se aho babika abapfuye, agiye kumva yumva ngo umuntu uri imbere ye yiruka cyane ahumeka cyane n'umwuka mwinshi. Arangije atangira kugira ubwoba, umutima urahagarara, atangira kumva ari guhumeka nabi kubera uwo mwuka umuri imbere. Ariko ntiyashira ubwoba cyane kubera yuko amaze imyaka myinshi arinda ijoro, nibwo yatunze itoroshi. Ariko kubera ko hari igihu ntabwo yabashije kumenya ibiri kuvugwa, ntiyabashije kumenya uwari uhari neza. Ariko yarahamagaye ati, ninde uri hano? Ese ninde uri aho? Yabuze uwamusubiza. Umugabo atangira kugira ubwoba bukomeye cyane, ariko arayimara ubwoba, arakomeza aragenda. Agegera urugi rw'icyumba kirimo moruge, arakingura. Amaze gukingura nibwo yagize ubwoba cyane, yumva umusatsi umworosotseho, atangira gusohoka. Yabuze abantu bavugagamo, ariko agumya kumva wa mwuka ugihumeka cyane. Atangira gusohoka. Ageze muri korodoro agiye kwegera umuryango wo hanze, nibwo yahise yumva ijwi rimuhamagara cyane ati, Manase, Manase, reba hano. Umugabo n'umutima uteye ubwoba afata amaso ye n'umutwe we cyangwa se ibitugu bye, arakebuka areba inyuma. Akimara kureba inyuma yatunguwe n'ibyo yabonye. Yabonye umuntu wari uhagaze yambaye imyenda y'imyeru, ariko isura ye ntiyagaragara cyane, ntabwo yagaragaraga neza. Arangije aribyumva ubwoba buramwishe, ariko yimara ubwoba aramuhamagara ati, urinde? Amutunga itoroshi cyane. Ese wowe aho ngaho urinde? Umugabo nta kintu yamushubije, cyangwa se wari uhagaze aho nta kintu yamushubije, ahubwo yaramubwiye. Nta kintu yavuze, ahubwo yaratungutse. Yatangiye kubona umwotsi umucamo, igicucu kigenda gitumuka kigenda kireba. Umugabo ubwo wamwica, ashaka uburyo asohoka biramunanira, ashaka uburyo ahindukira biramunanira. Arangije afata umwanzuro aguma aho ngaho. Cya gicucu kigenda gitumuka umwotsi kirinda kirangira. Umugabo arangije yumva amaguru ntabwo ari gufata, amaguru yumva ntabwo ari gukomera, ariko yishyiramo akanyamugabo. Mu kanya gato aratambuka aragenda, asohoka yiruka cyane. Ageze umuhanzi arihuta, ariko yibuka ko icyumba atagikinze. Icyumba cyari gisigaye gikinguye. Arangije asubiza amaso inyuma kugira ngo ajye gukinga icyumba. Arebye cya cyumba asanga kirakinze. Ako kanya atangira kwibaza nimba icyo cyumba yari yakinjiyemo.
ariko neza yumva yuko yari yakinjiyemo yanagikinguye, bitewe n'uko imfunguzo aho yari yazibitse yari azifite mu ntoki, bigaragara yuko yari yakinguye icyo cyumba. Arangije abonye cyikinze ariruhutsa, arakumya arirukanka aragenda. Arangije agiye, bukeye bwaho mu gitondo cya kare nibwo abaganga bamuhamagara ubutitsa, bamubwira ati ngwino hano ku bitaro. Wa mugabo nibwo yatangiye gutekereza ati se naba kuko nakinguye cyangwa nari ndimo ndota. Umugabo yaje ku bitaro adasigana, araje asiganwa cyane. Ageze imbere kwa muganga, abaganga baramubwira ati kubera iki? Ese warayinyweye ibiki? Ni iki cyatumye ugenda udakinze icyumba cya moruge? Umugabo aravuga ati se hari icyabaye? Abaganga baramubwira ati nta cyabaye kuko nta muntu waza kwiba imirambo, ahubwo turakubaza kubera icyo wagiye udakinze icyumba. Umugabo nibwo yasubije ubwenge inyuma, atekereza ibyabaye, noneho atangira kumva yuko ibyabaye atibeshyaga ahubwo byari ukuri. Nibwo yatangiye kubatekereza ibyamubayeho, abatekereza ibyamubayeho byose. Abaganga baraje baramwumvise, baraseka cyane, ahubwo ati wa mugabo we ugabanye inzoga nyinshi uri kunywa, kubera yuko ibyo bintu ntabwo bijya biba hano muri iri vuriro ryacu, ahubwo ushobora kuba waraye uryamye ukarota ibyo bintu. Umugabo nyamara aravuga ati nyamara njye ibyo bintu byambayeho, njye nabibonye ifite igihamya cyuzuye, nimba se kuko ndi kubeshya kubera iki cyumba naraye nyikinguye, kandi njye nasize ariko mbona gikinze icyumba, kubera iki mwasanze gikinguye? Abaganga batangira kubyibazaho, ariko n'ubundi baragunya baramuhakanya. Umugabo mwari waharindaga narambwira ati nyamara nubwo muri kuvuga ko uyu mugabo ari kuvuga ibyo ari kuvuga atari byo, natwe ibyo bintu turabizi. Hari amajwi namwe tujya twumva akomeye cyane, kandi ayo majwi atari ay'abarwayi. Tukabona ibintu byinshi bigendagenda muri iri joro, abantu basohoka abandi binjira, ariko tugatinya kubivuga bitewe n'uko twabimenyereye tukabyihorera. Uyu mugabo rero ntabwo yari abimenyereye. Abaganga barabyemera. Nimba mushaka yuko dukomeza iyi nkuru, mukande subscribe na like, muzajya mubona buri kimwe cyose mwifuza abantu b'Imana. Kandi nimba hari n'icyo wabonye uze utubwira, cyangwa se wandike muri comment. Umugabo yaragiye asezera akazi, ntabwo yongeye kugaruka kuri ako kazi ukundi, nta nubwo yongeye gusubira mu kazi kameze gutyo, cyangwa se kugenda ijoro kugeza na n'ubu ngubu. Yahise atinya ibiri mu bitaro. Bantu b'Imana, nk'uko musenga cyangwa se nk'uko musoma ibyabaye, mujye mumenya yuko n'imyuka mibi ibaho, kandi mujye muhora musenga cyane, mujye muhora mutabaza iyera. Naho ibyo mu bitaro byo ntawabimenya ngo byabaye mu myaka yashize. Murakoze, Imana ibarinde. Mukande subscribe na comment, cyangwa se na like, munasharinge n'izi video. Murakoze, Imana ibahe umugisha.